Ndagushimiye wowe uhisemo kumva ibiganiro bya Mushatse TV. Wowe uri kunyumva ntabwo nzi ikigero cy'imyaka ugezemo, ariko icyo si cyo cy'ingenzi. Reka uyu munsi twiganire ku bintu by'ingenzi. Ese ujya wibaza ku buzima bwawe ubayemo? Ese ujya utekereza akamaro kawe ku bandi cyangwa se mu bandi? Ese ujya wibaza akamaro k'abandi bantu bagufitiye? Akenshi ibikomere duterwa n'iyi si cyangwa abantu bayituye bijya bituma twumva tuzinutswa abantu. Rimwe na rimwe tukumva icyiza ari ukubaho tutabafite. Ariko se uku ni ukuri koko? Mu kibazo cyoroshye cyane, reka twibaze, ngaho tekereza usigaye ku isi uri wenyine. Icyo gisubizo utekereje, reka kukirebera mu cyumweru kimwe, ukirebere mu kwezi. Ese byagenda gute umaze ukwezi ku isi wenyine? Byagenda gute se umaze umwaka ku isi uri wenyine? Reka nizere ko nyuma y'icyo gisubizo ubonye neza ko mugenzi wawe ari ingenzi kuba ahari. Gusa nubwo abandi ari ingenzi, uyu munsi si bo turi buvugeho. Reka uyu munsi twivugire kuri wowe ubwawe. Ba hafi nkubwire zimwe mu ngingo z'ingenzi cyangwa se amahame ukwiriye kugenderaho niba koko wifuza kubaho wishimye, ufite umutuzo n'amahoro, ubanye neza n'abandi. Iri ni ryo hame rya mbere ukwiriye kugenderaho. Ibuka gushimira umuntu ugufashije cyangwa se ukugiriye neza. Abantu benshi ntibajya basobanukirwa imbaraga ziri mu ijambo ryitwa murakoze. Gusa tangira uryitoze, niba koko utajya kurikoresha ndabizi uzabona itandukaniro. Ihame rya kabiri, subiza amafaranga wagurijwe bitabaye ngombwa ko uwayakugurije abyibuka cyangwa se aye kwiyakira. Ibyo bizatuma ugaragara nk'inyangamugayo mu bandi. Ihame rya gatatu, rekeraho kubaza ibibazo nk'ibi. Ese nturarongora cyangwa se nturashyingirwa? Ese nturagura inzu? Ese nturagura imodoka? Ibi byose tuvuze nta muntu utifuza kubigira. Niba koko bitagaragarira amaso yawe, icyiza ni uko washaka ubundi buryo wabimenyamo, nko kwicara mukaganira, ariko atari byo ushingiye ikiganiro cyawe, kuko bishobora gukomeretsa uri kubibaza. Ihame rya kane, shimira uwakoze neza mu ruhame, gusa unengere ahiherereye. Ihame rya gatanu, nta mpamvu n'imwe ihari yo gutera komenti ku biro by'umuntu cyangwa se ingano y'umuntu. Ihame rya gatandatu, niba mugenzi wawe akubwiye ko afitanye gahunda na muganga, ntugahatirize kumubaza icyo arwaye. Wivugira uti nizere ko umeze neza. Ntuzatume yumva ko ahatirijwe kukubwira ikibazo cy'uburwayi bwe, kubera ko bushobora kuba ari n'ibanga rye. Ahubwo wowe nabihitamo azabikwibwirira. Ihame rya karindwi, ujye wubaha uwo ari we wese, kuko uramubona uyu munsi gusa ntuzi uko ejo azaba ameze. Bityo rero bitume wubaha umuntu wese kandi umuha agaciro akwiye. Tugushime wowe wahisemo gukurikirana Mushatse TV. Tugusaba gukanda subscribe niba utarayikora, kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro dutegura bifasha abantu b'ingeri zose. Wibuka gukanda subscribe, share, like na comment. Ushobora no kutubwira ikiganiro cyangwa se ingingo wifuza ko twazagutegurira ubutaha.